Hello, nongeye kubaha ikaze ku kiganiro Menya Uhinduke, channel yacu kuri YouTube tumaze kumenya turi benshi. Menya Uhinduke, muraho neza, mumeze neza, twizere ko muri hose mumeze neza, twihanganisha abarwayi batameze neza kubw'umubiri, ariko tuzi neza ko biza kugenda neza gahoro gahoro, nta kitagira iherezo. Tumaze iminsi twiga rero ingredients cyangwa se ibitunga umubiri w'urukundo, ariko simvuga umubiri uyu wacu w'inyuma, urukundo rwacu n'iki cyarufasha kugaruka mu mwimerere warwo, kuko twabonye imyaka myinshi ishize urukundo rwakuwe mu mwimerere warwo. Ikimenyetso gihagije ama divorce rate, ukuntu abantu za gatanya ziyongera, icyo ni kigaragara ko urukundo rwakuwe mu mwimerere warwo. Twarebeye hamwe rero za vitamine zarufasha, twarebeye hamwe amarangamutima uko afasha urukundo kugarura mu mwimerere warwo, twarebeye hamwe ukuri, turebera hamwe kwihangana, turebera hamwe kubaha, turebera hamwe imbabazi, uburyo ubabarira uwukunda, uburyo usaba imbabazi uwukunda, maze urukundo rugakomeza kuba mu mwimerere warwo muryohewe. Murakoze cyane rero abakomeje gukanda like, abakomeje gukora subscription, ndetse n'abakomeje gukora share. Nukuri murakoze cyane, n'ama comments yanyu abaca mu gikari bakatwandikira za inbox, bakampamagara. Thank you very much. Iki kiganiro rero mugitegurirwa mukakigezwaho na Kaneza wa Mugabo. Nukuri nongere mbaha ikaze, mbyishimiye. Uyu munsi tugiye kwiga noneho vitamine cyangwa se ingredient yitwa kwizera, confiance, trust hagati y'abashakanye. Kwizera ese nabyo byaba ari ngombwa hagati y'abakundana? Kwizera nayo ni vitamine nyayo, ni vitamine ya ngombwa cyane. Nge nahise vitamine K, kwizera nyine nkuko mubyumva. Iyi ingredient nayo ni ingenzi cyane nkuko izindi zose nazo ari ingenzi, kuko hatabayeho kwizera hagati y'abakundana, urwo rukundo ntabwo rwaba ruri mu mwimerere warwo. Reka rero turebe icyo kwizera ari cyo, nubwo tuba tubizi, tuba twumva ko tubizi, ariko reka tubyibukiranye, twongere tubirebe bitewe n'ubushakashatsi tuba twarakoze, bitewe na facts tuba dufite, turebe kwizera ni iki kugira ngo dusobanukirwe neza n'impamvu ari ingenzi koko iyo vitamine mu kugarura urukundo mu mwimerere warwo. Kwizera hagati y'abakundana n'ubumenyi bw'imitekerereze, n'ubumenyi bw'imyumvire wubaka wowe ubwawe, ituma iteka iyo umukunzi wawe mwaba muri kumwe cyangwa mutari kumwe uba wumva nta mpungenge, nta gushidikanya, uba wumva ari ukuri, yaba ari amagambo cyangwa ibikorwa bibahuza, niyo yewe ibyo bikorwa byaba bitabahuza, uba wumva ko nta kinyoma mugenzi wawe arimo. Umukunzi wawe umwizera kuko umuzi, siko bimeze? Niyo mpamvu uzajya wumva couple cyangwa se couple hagati yabo baba babwirana bati, yewe chérie ndakuzi, ntabyo wakoze, niba hari icyo waba wamubwiye wakoze, ugasanga ntabyizeye, muri make ntabyemeye kuko ari ukuri, kuko afite uko akuzi. Ni nayo definition cyangwa se ubusobanuro tuzajya tugenda dusanga mu bitabo bitandukanye byagiye byandikwa n'abahanga batandukanye, abanyabwenge batandukanye, cyangwa se Bible nzi ko ifatwa na benshi nk'igitabo cyuzuye ubwenge kandi koko nibyo, cyangwa se muyizera mukayemera nk'amagambo ngo yavuzwe n'Imana. Rero Bible impamvu ariyo ngiye gukotinga definition yo kwizera, nuko nzi ko umubare munini ariyo mwasomye. Ndamutse nzanye ikindi gitabo mutasomye ntabwo wenda mwabyemera bamwe muri mwe. Bibiliya ivuga iki ku kwizera? Bibiliya mu Baheburayo igice cyaho cya 11 kuva ku murongo waho wa mbere bavuze bati, abahanga banditse bati, kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Uko kubimenya rero nta kundi, ni facts uba ufite, ni research, ni ubushakashatsi uba warakoze. Kumenya ntabwo kukwizanira, uraguharanira. Ndumva hano byumvikana neza. Bantu mukoresha Bibiliya ariyo Bible, murumva yuko kwizera bisaba kubanza kumenya
utabanje kumenya uzadindira, ibyo washakaga kugeraho usange ntabyo ugezeho kubera kutamenya. Rero nk'uko twatangiye ko ari ubumenyi bw'imyumvire n'imitekerereze wubaka, ibi bigomba gukorwa mbere ku munsi wa mbere mugihura, mukemeranya gukundana. Muba mugomba kuba mwarubatse iyo kamere ituma umukunzi wawe icyo azavuga, icyo azakora cyose uzumva ko ari ukuri. Ibyo rero byubakwa n'ibiganiro byinshi muba mwaragiranye, mwubaka cya cyizere hagati yanyu. Urugero, naragiye ko nzajya nkoresha ingero kugira ngo turusheho kumva. Sheri wawe, umukunzi wawe, ashobora gukora business runaka agahomba, yaba ari madamu cyangwa bwana, ugasanga bibyaye ikibazo, ukarakara, ukaba watangira umushinja ngo yabaye umuswa, ntiyabikoze neza. Ibyo byerekana ko nta cyizere umugirira, ntiwizera ko afite ubushobozi bwo gukora business, kandi nyamara nawe washoboraga kubigerageza ugahomba, kuko guhomba si icyaha, guhomba ni ibisanzwe, ahubwo mwaganira mugashaka uko ubutaha mwakongera mukagerageza. Hari couple kwizera kwabo kuba kuri hasi cyane, ku buryo umwe ahamagara undi, urugero amubwira aho yagiye. Urwo ni urundi rugero mbahaye rwa kabiri. Ya couple ya mbere yo ipfuye ko mugenzi we yakoze business arahombye, undi ararakaye, bigaragaje ko nta kwizera amufitiye kuko amushinje ko yabaye umuswa. Ibyo ntabwo ari byo, uba ukwiye kumva ko bibaho. Nawe wagenda ukagwa, nawe wagenda ukagonga, ukizera ko sheri wawe yakoresheje imbaraga ze zose zishoboka, ahubwo mushage solution ubutaha. Indi couple ya kabiri hano tugiye kureba nk'urugero kugaragaza ko kwizera kwabo kuri hasi cyane, ugasanga umwe ahamagara undi amubwira aho yagiye, noneho undi ugasanga aravuze ati ndabizi, ariko mu mutima we yumva ashidikanya, agatangira ati sheri wanjye nyamara arambeshye rwose. Utamwizera ntacyo byaba bimaze, icyo gihe urwo rukundo nta buzima ruba rufite. Niba ushaka ko mugenzi wawe akwizera nyabyo, bikorere, ubimwereke, amenye neza ibyo umubwira, ibyo ukora ko biba ari ukuri. None se ko tugirira icyizere abashoferi, drivers b'amamodoka badutwara mu modoka, yewe n'abadutwara mu ndege cyangwa za moto, iyo uhagarikije motari mu muhanda, uba umuzi neza ko azi gutwara iyo moto, uba uzi ko abifitiye uruhushya se rwo kuyitwara, ko nyamara uyurira kandi ko kukwizera wamugiriye kukakugezayo. Uzi impamvu? Nuko wubatse imyumvire yawe kuva kera, selon l'expérience de la vie, uko nabyita, bitewe n'uburambe uba umaze kuri iyi si. Ubona ugenda kuri moto, uzi ko motari uwo ari we wese agomba kuba afite za permis zo gutwara amamoto yabo, kandi uba uzi ngo afite ubumenyi bwo gutwara iyo moto. Niyo mpamvu uvuga uti buri motari umuhagaritse ku muhanda ndurira antware angeze iyo ngiye. Urundi rugero, iyo utwite umwana mu nda, wowe madamu, kuki ugira ukwizera ukagura imyenda ya baby n'ibindi, gutegura icyumba n'izina ye mukarishaka, uko kwizera kuzamubyara ugukura he? Nuko uzi neza ko yewe isi yuzuye ababyaye, nawe urimo wabyawe. Benshi nta kabuza nawe uzabyara, ubu bizi neza bitewe no kubona isi ubwo yuzuye miliyari 7 uyu munsi, niko statistique itwereka. Bumva ko nawe uzaba umwe muri abo banyamahirwe babyaye, kandi koko bikaba, nubwo atari bose mama bagira ayo mahirwe. Rero iyo mwubatse mbere uko kwizera, kumenyana, niyo umugabo yataha saa 9 z'ijoro, uba uzi neza ko nta bibavuyemo, cyangwa ari bwana yumvise undi mugabo yararikiye madamu we, abazi neza ko rwose madamu ntashobora kwijandika muri izo ngeso mbi. Usanga abantu nk'abo nta makimbirane, conflict bahorana, kuko kwizera kwabo kurabyibushye, kuratoshye. Ese birashoboka ko couple ukwizera kwabo kwari kwaramanutse, kwarananutse, kwaragwingiye, kwakongera kukazamuka, mukabaho muryohewe nta mpungenge, mutuje?
birashoboka cyane. Gute rero? Reka tubirebere hamwe. Niba cyagihe mukirambagizanya kwari guhari, ubwo kwagiye bitewe n'umwe muri mwe. Of course ushobora kuba warakoresheje sheri wawe bikaba byaratumye warakoshereje sheri wawe bikaba byaratumye atakikwizera, kandi wasabye imbabazi bihagije, wemeranya n'umutima wawe ko utasubiramo amakosa wakoze. Icyo gihe rero nubwo wasabye imbabazi ukabona arakubabariye, ongera ibiganiro kandi wubake uburyo bwiza bwo kuganira, abone kurajwe inshinga no kugarurirwa icyizere hagati yanyu. Umuha umwanya uhagije, affection nyinshi, azagera hakugarurira cya cyizere yaguhaga mugitangira urugendo rw'urukundo. Ni process inshuti yanjye ndende, ndetse kugarura icyizere ntibyoroshye, ariko birashoboka. Niba koko ukunda sheri wawe kandi ushaka ko yongera kukwizera, bikorere. Maze nawe watakaje icyizere ukaba ubona sheri wawe ntako atagira, ishakemo imbaraga zo kongera kumuha icyizere, kuko uko ukomeza ibintu bimuca intege. Kandi iteka tujye twishyira mu myanya ya bagenzi bacu. Ese ari ibyo ukeneye kugarurwa icyizere, nagira nte? Ubundi kandi tujye tumenya kwiyitaho mu bintu binaniza umubiri. Iyo urwaye umutwe ujya kwa muganga bakagufasha. Wagira ikibazo gisaba amategeko ugashaka lawyer n'ibindi bisaba inzego zitandukanye. Nk'izi cases z'imitekerereze ya muntu nibijya bikurenga, mujye mushaka ba psychologue babyigiye babafasha, mukamenya aho bipfira, kuko umwe umwe ntiwigira inama. Naho ubundi birababaza kubana n'umuntu atakwizera. Nongere mbashimire rwose inshuti zacu uko mukomeje gukurikirana ikiganiro kuri channel yacu Menya Uhinduke. Nukuri turabashimiye cyane abatuha feedback nziza, ndetse n'abakomeza kutubwira ibyo twakongera kongeramo kugira ngo urukundo rugaruke mu mwimerere. Turabashimira support yanyu aho muherereye hose, diaspora, abanyarwanda bacu bari mu gihugu mw'imbere. Thank you very much. Kandi dukomeza gushishikariza cyane single people. Nukuri wowe utarashaka ufite amahirwe menshi cyane ko wakufite ikiganiro kikagufasha, ukazavamo umugore mwiza ubereye urugo, ukazavamo umugabo mwiza ubereye urugo, mukazabira abana banyu role model, abana banyu bakabona mirror bireberamo kugira ngo bakomeze gukura bameze neza. Dukomeze rero tugira amatsiko yo kumenya, ubundi tuzagira ibyo duhinduka byangizaga urukundo rwacu, bigatuma duhorana amakimbirane, bigatuma tutuzuza inshingano aho twaba dukorera ngo nuko mu rugo bitameze neza. Nukuri narangiza mbabwira ngo urukundo ni rwogere, kandi nkomeza gushimira mwe mwese mudukorera like, mudukorera subscription, mudukorera share. Ntabwo nabura kubashimira rwose, murakoze cyane. Mukomeza gushishikariza n'abandi bataramenya YouTube channel ya Menya Uhinduke ku kiganiro mugezwaho munagitegurirwa na Kaneza wa Mugabo. Thank you very much, kandi mukomeze mugira ibihe byiza twirinda COVID-19.